Reka nongere mbaye ikaze mbifurize gukomeza kugubwa neza nshuti bakunzi babaho neza TV, bifurize gukomeza kumererwa neza ndetse no kunogerwa n'ibiganiro ndetse n'ubufasha baho neza TV igenda ibagezaho. Uko bukeye nuko bwije ndahari ku bwanyu, uko bukeye nuko bwije bagenda nkoresha igishoboka cyose kugira ngo mbashe kubashimisha, kugira ngo mubashe kubona ibyo mwishimiye, kubera ko buriya tudahari ntago naba ndi hano, tudahari mudahari twese tudahari nibyo rwose, mwese mudahari nanjye nahari, tudahari ntacyo twageraho, kubera ko twese turunganirana kandi tugafashanya. Niyo mpamvu rero mbahaye ikaze aho muherereye hose, abari hano mu mujyi wa Kigali, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mwese mbahaye ikaze. Abari mu majyepfo y'u Rwanda, abari mu majyepfo y'igihugu, ndavuga abari mu majyepfo y'igihugu, abo duhana imbibi, abo ngabo bari mu Burundi, abari mu majyaruguru y'igihugu, abari mu majyaruguru mu burasirazuba, iburengerazuba, ndavuga ku mipaka, kuri ibyo bihugu tugenda duhana imbibi. Mwebwe mwese mukomeje kugenda mutwereka ko turi kumwe kandi ibyo dukora mu bishyigikiye. Ndavuga wowe wamaze gukanda kuri subscribe cyangwa sabone, iyo ni inkunga ikomeye itwereka ko udushyigikiye. Hanyuma kandi nawe ukanda like, share, comment, wowe wandika aho hasi ukatwandikira ukatubwira uti ndashaka ubutaha muzavuge kuri iki. Niyo mpamvu rero mbashimira cyane. Wowe uduhamagara kuri WhatsApp, kuri telefone ya yindi 0791169327, uranayibona aho ngaho kuri screen yawe. Iyo niyo nimero yabaho neza, niyo nimero ukoresha kuri buri kintu cyose wifuza. Yaba uri umunyeshuri wifuza kwiga guteka muri Hope Vision Training Center, yaba uri umunyeshuri wifuza kwiga kudoda, wifuza kwiga gusokoza, gusuka, kudefiriza, guca inzara, kuzisiga no kuzitera, ibyo byose, gukora makeup, ibyo bintu byose bijyanye n'ubwiza wabyigira muri Hope Vision Training Center. N'ahandi unyura ni kuri 0791169327, hanyuma tukaguhuza n'abarimu b'inzobere. Ushobora kuhiga uhaba, ushobora kwiga utaha, kubari hafi cyangwa kubari hano mu mujyi wa Kigali, kubera ko Hope Vision Training Center ikorera i Kigali Gikondo. Hanyuma rero ibyo byose ibyo wifuza tubikugezaho unyuze kuri Baho Neza, kubera ko Baho Neza iba yifuza gukorana n'ibindi bigo bituma abantu babaho neza, ntabwo Baho Neza ibishaka gukora yonyine. Hanyuma rero nawe niba ufite ikigo gifasha, niba ufite ikigo cyigisha ibintu by'ingirakamaro, nawe duhamagare dukorane. Hanyuma rero nawe kandi ufite inzigurishwa, ufite ikibanza kigurishwa, ufite isambu igurishwa, nawe duhamagare, hanyuma tukugezeho abakiriya. Hanyuma nawe ushobora kuba ushaka inzu, ushobora kuba ushaka ikibanza, ushobora kuba ushaka umurima, ushobora kuba ushaka isambu, ushobora kuba ushaka ikibanza cyiza muri site, duhamagare tugufashe, tukugeze aho imari iri. Ibyo byose tubigufashamo unyuze kuri ya nimero ni 0791169327. Hari abantu baba badafite umwanya, baba dukurikiye bari kutwumva gusa ariko batatureba. Hari nk'umushoferi nzi wambwiye ati njyewe ngenda nkumva mu modoka ariko ntakureba, urabyumva mba ntwaye, ariko ibyo uvuga umunsi ku munsi ndabikurikirana. Niyo mpamvu rero iyo nimero mba nyikubwira. Hari n'abatwumva bafite ubumuga bwo kutabona, abo bantu bose niyo mpamvu nimero mba nyikubwira, kugira ngo nawe utabasha kureba kurekara ubashe kuyandika, ubashe kuyumva, ushobora no kuyifata mu mutwe. Iyo nimero rero ni iyo ngiyo 0791169327. Hanyuma babandi bari hanze, aba diaspora, code y'u Rwanda ni akamenyetso ko guteranya 250,
hanyuma ugahita ushyiraho izo nimero. Ushobora kuduhamagara kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira, ushobora no kunyura kuri email umutinyarwanda@gmail.com. hanyuma rero niba uri umuntu ukunda ibyo dukora, dusapotinge, dushyigikire ukanda subscribe cyangwa sabone, dushyigikire, usharinga, usangiza abandi ubu butumwa tuba twakugeneye kugira ngo ufashe n'abandi nawe wifashije. Tudatinze rero tugenda tureba ku bantu baba batwandikiye badusaba byinshi bitewe n'ibyo bifuza. Aba batwandikiye ari umukunzi wacu uri aho ngaho mu mujyi wa Nairobi. Mu mujyi wa Nairobi, umukunzi wacu ari mu mujyi wa Nairobi, ariko yari yatubwiye ko ari umurundikazi ariko akaba atuye mu mujyi wa Nairobi. Nta kibazo. Uyu mukunzi wacu rero yari yatubwiye ngo afite ikibazo, ni umudamu ufite ikibazo cy'uko afite umubiri ukomeye, afite uruhu rukomeye nk'urw'abagabo. Yatubwiraga ko afite ikibuno gikomeye kandi umugabo bikaba bimubangamira cyane. Rero uyu munsi ngiye kukubwira icyo wakora, umuti wakoresha ikibuno cyawe kikoroha, ukareka guhanda umugabo, umubiri wawe ukoroha. Niba ufite uruhu rukomeye nawe aya mavuta wayisiga, uruhu rukoroha, ukanyerera, ukamera neza. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu benshi baba bafite imisemburo ya kigabo. Abagore ugasanga bafite imisemburo ya kigabo, ugasanga uruhu rwabo rurakomeye, ugasanga uruhu rwabo ntabwo runyerera. Hanyuma rero uko uzabigenza, niba ufite uruhu rukomeye, niba ufite ikibuno gikomeye, ibi nubikora ikibuno kizoroha, kinyerere, hanyuma kijye kibebera, kimere nk'ishashi irimo amazi. Cya kibuno abagabo bishimira, ushobora guca uri gutambuka abagabo ukabona barahindukiye. Umugabo wese ubonye ikibuno cyawe ukabona arahindukiye, areba ukuntu kigenda kinyonga, kigenda kibaransa. Ibingibi rero umugore uba ugomba kubiharanira. Dore rero uko uzabigenza niba ushaka ko ikibuno cyawe kinyerera kandi kikagenda kidedera. Ni ukuvuga ngo uzagenda ugure isabune ikozwe mu ipapayi. Iyi sabune ikozwe mu ipapayi, ni isabune y'ipapayi. Hanyuma numara kuyigura uze uyifate, uyikatakatemo duto duto, cyangwa uyirape, ukoresheje rape nibyo byiza, ukayirapa. Hanyuma wamara kuyirapa ukagenda, ubwo uba waguze vaseline, aya mavuta ya vaseline, gikotora. Hanyuma igikotoro ya vaseline urayifata ushyire ku ipanu, uyishyire ku ipanu. Ni ukuvuga ngo uzaba wafashe ipanu ushyire ku ziko cyangwa kuri gaze, biterwa n'aho utekera. Hanyuma ushyire ku ipanu cyangwa ushyire ku ikarayi cyangwa ushyire mu gasafuriya, biterwa n'igihari. Hanyuma nurangiza ucane, ushyiremo akariro gakeya, ya mavuta ayenge. Namara kuyenga uhite usukamo ya sabune. Hanyuma numara gusukamo ya sabune ukoroge gatoya, uvange. Haba harimo akariro gakeya wa muntu we, niko kariro gakeya kugira ngo biyenge. Hanyuma rero nibimara kuvangika neza, bimaze kuvangika neza, uterureho. Nibimara kuvamo umuriro, wa muriro utwikana, usuke mu icupa uzajya ukoresha ushyiramo ayo mavuta. Usuke mu icupa, hanyuma ubundi utereke ibihore. Hanyuma uzajya ufata aya mavuta aba ariyo usiga ahantu hakomeye, usige kuri cya kibuno, usige ku mubiri worohe, usige mu ntoki n'ahandi hantu ushaka kuhoroha. Niba ufite umubiri ukomeye ukaba uhanda umugabo, ntago ari byiza. Niba ufite n'ibirenge bikomeye ukaba ibirenge byawe bikomeye byumagaye, uyu ni umuti mwiza uzagufasha koroha, hanyuma ukamera neza, ugashimisha umugabo wawe, utamujomba, utamuhanda cyangwa atakwinuba, ubona ataruka yigirayo. Ni ukuvuga ngo rero
uba ugomba koroha ukamwegera unyerera umeze neza. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Ndabakunda, Imana ikomeze ibarinde. Kanda subscribe cyangwa se abone niba ari ubwa mbere udukurikiye, nkubwira ko bikorwa rimwe, ntago bikorwa kenshi. Niba waramaze kubikora, wamaze kuyabonesha, uri umuntu wacu. Imana ibarinde, naho ubutaha.